hariho ibyiringiro bitabarika, hariho imana zitabarika bavandimwe. Ubundi imana iri kuzeka ibyo bintu bikaguma gutyo mu isi kugeza ryari bavandimwe? Reka tubwire abantu n'impamvu rero imana izanye igisubizo nk'icyo ngicyo, kandi ni ukuri ego muri rugiye kwaka abantu bihangane. Reka tuvuge ibintu bikomeye, hano bizasenyuka byinshi, ntabwo twe tugiye kubisenya. Abaheburayo 12 guhera mu 25 kugeza 29 gutyo hasi havuga yuko imana igiye kunyeganyeza. Abantu bihangana bigiye gusenyuka byubatswe n'Imana y'iki gihe. Kandi Yesu reka tubwire abantu, Yesu mbere yuko agaruka buriya ari kinano batazi bavandimwe, kuki ibintu biri kuvugwa, kuki Imana duha bino bintu biremereye, kuki tubizanye. Mugomba kumenya ko nyine cya gihe Imana tubwiye cyasohoye. Kubera iki turi kubabwa bino bintu? Reka rero nanone tubasuhuze inshuti bavandimwe muri kutureba, mwebwe mwese mwongeye kugaruka kuri Rabagirana Family TV. N'umunsi mwiza nanone n'ibihe byiza Imana iduhaye kugira ngo twongere kugaruka kuri amasomo yacu, kuri bya biganiro byacu, kuri amahishurwa akomeye Imana iduhaye. Rero nkuko n'ubundi bisanzwe twatangira tubibwira, ngiye muri kureba ni Christophe Sebanani, ndikumwe na mugenzi wanjye rero nawe. Reka mwakanya nawe bibwira abasuhuzeho. Je nengira abatware François. Abantu uyu munsi nkuko bisanzwe kuri Rabagirana Family TV tuje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ritanga umucyo ugakiza. Imana ishimwe cyane. So rero reka twizeze abantu ko isomo bakunze ni isomo rikomeye cyane rivuga Imana y'iki gihe. Ngira ngo ni isomo twasobanuye cyane muri cya gitabo cyitwa Imana y'ukuri, ni Imana y'iki gihe. Abantu benshi cyane bari kugisoma, bari kugishaka. François bajya bavuga ngo ntabwo ngo abantu basoma, gushaka ngo guhisha ngo yahisha abanyafurika. Hari imvugo imwe agiye ivuga gutyo, ariko ibintu byarahindutse. Abantu bamaze kujijuka kandi abantu bari gukunda gusoma cyane. Rero bye biranshimisha kandi feedback ndi kwakira nukuri ziri kunshimisha cyane. Rero nkuko twabivuze tuzavuga amasomo menshi cyane. Ubu tugiye kubasobanurira isomo ry'Imana iki gihe nkuko twaritangiye, tuzaribasobanura mu buryo burambuye. François tubitse ibintu byinshi cyane Imana duhaye bitari byageze bimenyekana ngo kirwa hanze mu buryo bugaragara. Mu by'ukuri tuzaba amasomo menshi cyane, ndetse hari n'amasomo yaho ideni herereye muri iki gihe, hari amateka ya kera y'Abanyarwanda, hari ibintu byinshi cyane. Ariko ibi byose bikumbiye mu kintu kimwe Imana yaduhaye. Kuki ibi byose biri guhishuka ubundi? Nicyo twabwira abantu, kuki ibi byose biri guhishuka? Ibi biri guhishuka kuko twageze mu gihe cyabyo. Ni igihe cy'Imana. Yes, Zaburi 119 umurongo w'126 haravuga ngo igihe gikwiye cyo kura kubiteka kirasohoye. Bavani muturi gwishura ibintu bibone se bitigeze bishuka, bitigeze bimenyekana, kuko ari igihe cyageze, ari igihe cyasohoye. Imana ishimwe cyane. Rero muri rya somo ngira ngo twarisobanura ubushize, ariko nk'aba tubonye mbere bumvise iki kiganiro ngo Imana y'iki gihe bakwibaza ngo gusenga iryo jambo rivuye hehe. Yes. Imana y'iki gihe ni ibisobanura iki? Uriya niko abantu bakwibaza iryo jambo ribaye. So rero reka wafasha abantu gusoma Abakwe n'Aba kabiri ibice 4 umurongo wa 3 n'uwa 4 kugira ngo n'abatwumvise bwa mbere bakomerezeho. Ijambo nyine mu Bakwe n'Aba kabiri 4 umurongo wa 3 n'uwa 4 ravuga ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka. Umurongo wa 4 aribo batizera ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Yego. François ngira ngo ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu nshima nuko Imana iri kumenyekana. Rero twumva ngo Imana y'iki gihe ntugire ngo ni Imana y'uyu munsi,
mu cyongereza bavuga ngo ni God of this age. Imana ubundi ni imana ya gahunda z'isi, imana ya gahunda z'isi, nta yindi rero ni Satani. Abantu twumvise bwa mbere babyumva ni Satani, nta kindi kintu gihuma abantu imitima yabo kugira ngo batabasha kumenya ubutumwa bwiza bwa Kristo, nta kindi nicyo kintu cyitwa Satani. Ariko kuki imana, kuki umwuka wera yakise ngo ni imana y'iki gihe? Ahangaha niho abantu bashobora kwibaza cyane. Yes, impamvu yakise imana y'iki gihe nuko kigize nk'imana kugira ngo gisengwe. Impamvu nyita ikintu rero kandi nanone nuko ni Yesu bivuze mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 4:24. Yesu ubwo yaje mw'isi, yaje abwira abantu ngo muri gusenga ikintu mutazi. Yego, icyo kintu batazi, icyo kintu abantu batazi rero twagisobanuye abantu barebe mu masomo abanza, ku ma video abanza twaragisobanuye. Nta wundi mbere yari Soferi akiri mu ijuru, inshingano yari afite twarazivuze, nubwo tuzakomeza kubisobanura. Ariko amaze kumanurwa, nk'uko tubona mu ijambo ry'Imana mu bice bitandukanye, amaze kumanurwa nibwo yiswe Sekibi. Yitwa Sekibi, ari we Satani. Ariko rero nubwo yamanutse ari Sekibi, niwe ari we se w'ikibi, ari Satani. Kuko iyo usomye mu byahishura bavuga ngo hasi bugushishano, kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi. So rero twabonye yuko muri uko kumanuka umujinya mwinshi n'ingabo yamanukanye nazo bafashe biyambitse imyambaro ibiri. Niyo twavuze. Umwambaro wa mbere rero yemera rwose ko ari Sekibi, aho aba yambaye ikanzu y'umukara rwose, hariyaho n'abamushushanya nibashaka bajya mu bya bihembe, sibyo? Ariko arahandi bibeshya batamuzi, sibyo? Bamuha amahembe kandi nta mahembe afite. Hahandi yambaye ishusho yigize nk'Imana, ndetse ngo yigize nka marayika w'umucyo. Hariya rero bakwiye kwitondera. Hariya niho abantu bakwiye kwitondera, kuko harimo urujijo rukomeye ku buryo udashobora kumusobanukirwa hagati y'Imana y'ukuri n'iyo mana y'iki gihe. Donc Satani ntushobora gusobanukirwa niba atari Imana y'ukuri. Ahangaha niho abantu bagomba kwitondera. Buriya mu isomo ry'imbe tuzerekana ibimenyetso bimugaragaza sasa, ku buryo aho uzahura nawe, aho uzahura n'abakozi be, aho uzahura n'ibyo yubatse yashyizeho bitandukanye, uzahita umenya ngo uyu niwe koko. Imana ishimwe cyane. Reka wenda se abantu bamwumve babyumve neza, reka dusomere Abatesalonike ba kabiri ibice 2 umurongo wa 3 n'uwa 4. Abatesalonike ba kabiri ibice 2 umurongo wa 3 n'uwa 4. Umurongo wa 3 n'uwa 4 ratubwira ngo ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. 4 ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Yes, yiyerekane ko ari Imana. Reka tubwire abantu, Paul ari gutangira abwira abantu icyo gice avuga ngo ntazajye ubashuka, ababwira ngo Yesu Kristo ngo yagarutse. Ati kuko ntabwo yagaruka urya munyabugome ataragiye gute, atarishuka. Reka mfasha abantu, iyo tuvuze gutyo, buriya François dufite amateoloji nayo agiye arimo n'ibibazo byinshi, kuko kuyigiho twarayize, hari ibyo twayakuyemo abasha kuduhumura, n'impamvu tubona tubasha no kuyigira critique kuri yo, nuko ari byo twayizemo. Ariko akenshi cyane hari picha abantu bafite yuko ngo uwo munyabugome uzicira akita nk'Imana, ngo Antikristo ngo uzaza akicara ngo mu ntuza, ngo ari cya kizira cy'umurimbuzi. Ndanyambwira abantu ngo uriya muntu Antikristo uzaza, ikizira cy'umurimbuzi ni iki, nawe namusobanuriye cyane muri iki gitabo, sibyo? Akenshi cyane ni n'ibintu bya systeme ya Satani nyine, iyo mana yagiye azana, tuzabivuga cyane. Abantu benshi cyane bagiye babyitanye mu buryo butandukanye, ndetse babyitanyije guhera mu 137 mbere Yesu Kristo, ubwo hari umwami Antiokusi wa 4 Epifani wafashe ingurube ayibagira mu rusengero rw'i Yerusalemu. Cya gihe byari ibintu bikaze, ari mu bantu barwanije Bibiliya bwa mbere, kuko kiriya gihe
ubwo abisirayeli bavuga mu bunyage bagarutse ku bwanuza ku bwa kuro bongeye kugira kwandika bibiliya bafashe bibiliya kuko baga mu gihe burayo batangiye kwishyira mu kigiriki. Rero kiriya gihe uriya mwami yarwanije bibiliya cyane, ubundi ari mu bantu ba mbere barwanije bibiliya, akagerageza no gufata abantu bafite bibiliya bakabica, iziriya nzandiko za Tora za Mose bakazitwika kugira ngo abahimere. Yagiye afashe ingurube agira gute arayibaga ku gicaniro. Yawe data we, nukuri ni ikintu gikomeye. So ndagira mbere abantu ko amateka arebana n'ibyitwa ikizira cy'umurimbuzi kuva kuri icyo ngicyo kugeza no ku cyanyuma twari bisobanura, ariko reka twivugire ku iyo ngiyo. Uyu bari kuvuga uyu mwana wo kurimbuka, uyu satani wicara mu rusengero akitira Imana, ni system yatangiye kera cyane. Kandi abantu bakunda no gubuka kuri Antikristo bakahita batekereza ngo kuzaza, bajye batekereza ko Yohana yavuze ngo mwumvise ko Antikristo zaza, ngo ubu tuvugana ngo Antikristo bamaze kujya muri twebwe. None se ngo kuki mutajya mubabara? Icyo gisystem rero nacyo kirasobanutse muri cya gitabo, ariko twivugiye kuri uwo nguwo wavuye mu ijuru. Satani tumusobanura twavuze ko yavuye mu ijuru ashaka kwita Imana, washaka kwicara ku musozi w'Imana ngo asimbure Imana, ariko amaze kujugunywa mu isi twabonye ko afite umujinya. Yaje afite umujinya n'uburakari avuga ngo Mana mumbujije kwicaraho mwitirirwe, ariko mu isi nzashakisha ahantu hose yitirirwe izina ryawe, niba atampishurirwa, niba atampenya. Bakabaze ngo Satani kira kintu cy'umukara, nge nzagenda noneho nzaza mpicare kandi abantu bazansenga. Nibyo Yesu yaje avuga rero ngo musenga icyo mutazi. Ni ikintu gikomeye cyane rero, birakomeye cyane, ngo azaza ngo yirukane ibindi bigirwamana byose. Hano rero Pawulo n'impamvu avuga ko uriya munsi udashobora kuba uyu munyabugome atarahishurwa, nuko yafashe imitima y'abantu ayicayemo. Abantu bazi ko ari Imana basenga. Rero iki ni igihe turiho turashishura iyo Mana y'iki gihe ari wo munyabugome bavuga, kugira ngo abantu basobanukirwe noneho bazashobore kumva ubutumwa bwiza bw'ubwami. Reka buri Imana tugira ubuntu n'ishimwe rikomeye cyane, twagira ubuntu bukomeye. Imana iduha gusesengura amateka ya kera, sibyo? Amateka ya kera kugeza uyu munsi. Buriya icyo ndi kuvuga niki, ubundi agaciro mwabizi ko hariho kwizera kumwe, hakabaho kwizera kumwe kuzima, hakabaho ikiringiro kimwe kizima n'umwami umwe, hakabaho n'Imana imwe, hakabaho ni rimwe gutyo. Ariko hari imyizerere ibihumbi, hariho ibyiringiro bitabarika, hariho Imana zitabarika. Bavandimwe, ubundi Imana ikoze ibyo bintu bikaguma gutyo mu isi kugeza ryari? Bavandimwe, reka tubwire abantu n'impamvu rero Imana izanye igisubizo nk'icyo ngicyo. Kandi nukuri ego muri rugiye kwaka abantu bihangane, reka tuvuge ibintu bikomeye, hari bizasenyuka byinshi, ntabwo twe tugiye kubisenya. Abaheburayo 12 guhera mu 25 kugeza 29 gutyo hasi havuga yuko Imana igiye kunyeganyeza. Abantu bihangana bigiye gusenyuka, byubatswe n'Imana iki gihe. Kandi Yesu reka tubwire abantu, Yesu mbere yuko agaruka, buriya hari kinano batazi. Bavandimwe, kuki ibintu biri kuvugwa, kuki Imana duha bino bintu biremereye, kuki tubizanye? Mugomba kumenya ko nyine cya gihe Imana tubwiye cyasohoye. Kubera iki turi kubabwa bino bintu? Mbere yuko Yesu aza akandagira agarutse, ntago azakandagira ku butaka, aza bari mu kirere, cyagiye azabaje kujyana itorero. Mbere yaho hari akantu kagomba kuba, hari ibintu bigomba guhinduka, ari byo byitwa ubutumwa bwiza bw'ubwami, bugomba kubanza kwigishwa. Buriya ibi bintu turi kuvuga François, umfashije gatoya, ari ikintu ushaka kwereka abantu. Iki gitabo nacyo, iki gitabo ubundi cy'Imana y'ukuri n'Imana y'iki gihe cyitwa igitabo cy'ubwami bw'Imana. Hano ni igitabo cy'ubwami bw'Imana. Why ubwami bw'Imana? Wenda se dusomere kugira ngo ibintu babyumve neza, bumve ibyo turimo. Somera Abaheburayo 12. Abaheburayo 12 25 ngo mwirinde mutanga kumva iyo ivuga, ubwo babandi batakize kuko banze kumva iyababuriye iri mu isi, nkanswe twibwe niba dutera umugongo ituburira iri mu ijuru. 26 ijwi ryayo ryateye isi igishyitsi icyo gihe, ariko none ubu irasezeranije iti
hasigaye rimwe ngatera isi igishyitsi, ariko si yo yonyine ahubwo n'ijuru naryo. 27. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe risobanurwa ngo gukuraho ibinyeganyezwa kuko ari ibyaremwe, kugira ngo ibitabasha kunyeganyezwa bihoreho. 28. Nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa, dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka, tuyubaha tuyitinya. Hanyuma 29, kuko Imana yacu ari umuriro ukongora. Iri jambo Umwuka Wera yakomeje kuriduha, atubwira ngo hari ibintu bikomeye bigiye kuba. Imana igiye guteza isi igishyitsi, kandi erega byanatangiye. Abantu batazi ibiri gukinwa mu isi, muri no minsi ya nyuma abantu bari kubona satani gusa. Ibyorezo biri kuza, ibibazo biri kuza, bari kubona satani gusa. Ariko abantu bagira ngo hari isi ni ya satani, niwe mwami. Umva, yego yigize umwami, ariko yanatsinzwe. Yamubwiye ngo isi nibiri muntu nibyo witeka n'abantu witeka. Hari ikiganza kiri hejuru, hari ikiganza kiri inyuma y'ibi byose abantu batazi. Reka tubwire abantu ngo hari ibintu tuzasobanura cyane. François bivuga ngo cyane ubwami Daniel yabonye ubwami, abona ubwami bwa Babuloni, abona uburyo buzaba bwasenyuka, abona ubwami bw'Abaperesi, ndi kuvuga ubwami bwayoboye isi, Abamedi n'Abaperesi, abona ubwami bw'Abagiriki, hanyuma arangije abona ubwami bw'Abaroma, nyuma ngo arangije ngo abone ngo biritoya ngo batazi ukuntu ryaje, nyuma ngo riraza ngo rikubita ryagisha cyose, rikuraho systeme maze igihe. Kandi hari abantu bahita bakora interpretation ngo nicyagiye ngo Yesu ngo azabaje mu myaka 1000. Aho niho kenshi cyane idini rigwa, ntago ari byo. Ni bwa butumwa bwiza bw'ubwami Yesu yavuze mbere yuko agaruka. Hari akantu kazaba kabaye mu isi, hari ibintu bigomba kunyeganyezwa ari cyo kintu cyitwa ububyutse cyahanuwe, cyageze gute, ari byo impinduka idasanzwe. Bavandimwe cyane abakristo, sinzi impamvu batazi amakuru. Umwuka wane cyari kuvuga ibi bintu. Rero icyo turi kuvuga, hari ibintu byubatswe imyaka myinshi cyane muri iyo systeme ya satani, sibyo yigize Imana. Abantu bihanganira ibintu byinshi cyane bizasenyuka, bizasenyuka. Ni impamvu rero turi kuvuga ngo nimba ubwami bw'umucyo uri guhishuka, nuko ubw'umwijima buzasenyuka cyane. So rero reka tubwire abantu ikintu gito, François. Reka tubwire abantu ikintu cyitwa ijuru. Wumvise hanga ngo n'ijuru rizanyeganyega, ngo ntabwo ari isi gusa, ngo si isi gusa n'ijuru. Burya abantu bumva ayo ni birakomeye cyane, ko ari isi hakaba n'ijuru, n'iryo juru rizanyeganyega. Ni irihe twumvise aho ngaho? Abantu bakwibaza cyari igishyitsi Imana igiye gutera ntabwo kizanyeganyeze isi gusa, n'ijuru. Iryo juru ko abantu bazi ngo ijuru, ngo bazi ijuru ubuturo bw'Imana. Ubundi muri kiriya gitabo cy'ijuru ni ryawe, yahawe ijuru ni ryawe, cyane kiriya cy'Imana yo kuri Imana y'iki gihe. Imana y'iki gihe twavuze icyicaro cyayo, niyo ukuri twavuze intebe yayo. Buri Imana yose ifite ijuru ryayo. Buri Imana yose ifite ijuru ryayo, abantu babimenye. None sasa rero iri juru rizanyeganyezwa, naryo rigiye kunyeganyezwa muri iki gishyitsi kigiye cyatangiye. Ega cyaratangiye, ubu hano ugiye gusenyuka, akaduca intege abantu. Bihangane tubaca intege. Hari ibintu bashaka gusana, by'amadini ari gusenyuka bitazagire rwose. Umva, hari imyemerere abantu bashaka kugenda bagarura, hari imyumvire mu madini, hari amadini menshi, hari bizasenyuka. Bihangane rwose bizasenyuka, nubwo abantu bagira bate, ari bizasenyuka. Uri kumva? Sasa rero reka tubwire abantu kuby'iri juru rya kabiri. Ubundi ijuru rya mbere tuzarisobanura, hari n'ijuru rya gatatu rya ndi Paulo yabonye, abonamo abera ibintu bikomeye cyane. Ayo masomo asobanura muri cya gitabo. Reka twivugire ijuru rya kabiri rero, kuko byo turarizi ni rya Satani. Iyo ni rya juru ririmo ibintu byinshi cyane bigiye gusenyuka. Impamvu rero François ibintu bikomeye iri juru, impamvu tugiye kurivuga nk'uko igishyitsi kigiye gutezwa, ni ijuru abantu bitwa b'Imana, ariko ni n'ab'Imana koko, ariko Imana y'iki gihe bagiye bazamurwa bakajyanwayo, bakerekwa ibintu byinshi cyane, bahamagarwa bariyo, sibyo?
n'ubuhamya ko bagiye muri iryo juru, sibyo? Turerekana, turaza kubaha nk'ikimenyetso cy'uko iryo juru bagiye muri Imana y'iki gihe. Ni ijuru ry'iyo mana Satani afite ijuru rye, akajya n'ikuzimu kwe, ajya avana abantu muri iryo juru rye, sibyo, akabajyana mu kuzimu kwe, sibyo, nuko ngo bakagenda ngo bagasanga y'abantu bamwe na bamwe bakabavanayo. Reka tubwire abantu ngo byose ubundi byose ni ukuzimu kwa Satani, ariko yaciyemo ibice bingahe? Bibiri, kuko afite imyambaro ingahe? Ibiri. Afite ikanzu y'umukara, ari naho ajya yereka abantu ngo ikuzimu k'umukara, sibyo. Afite n'ikanzu yera yubatsemo ijuru, abantu rimwe abereka ngo ugiye ngo nagiye mu ijuru, akaza akemeza abantu. Hari naho Satani ajya acyura abantu benshi cyane akabajyana mu ntuza ngo mugiye kujya mu ijuru, ugapfa ukajya muri iryo juru rya kangahe? Rya kabiri rya Satani. Ibintu birakomeye cyane, ni ibintu twasesenguye, ni ibintu tubyanditse biri muri Bibiliya, ariko reka tubwire abantu batavuga ngo oya nta juru rya Satani ribaho. Dusomere nk'Abefeso 6 umurongo wa 11 n'uwa 12. Abefeso 6 umurongo wa 11. Umurongo wa 11 uravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. 12 kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Bavuze principalities ni abatware b'umwijima n'ingabo z'ahantu h'ikuzimu ho mu ijuru. Bavandimwe, ikintu tugamije Imana yaduhaye ni ukubazana umucyo wuzuye. Kandi bavandimwe, erega hari ibintu byinshi cyane bigiye gusenyuka, ariko nimuhumure ni ibya Satani, ariko n'abamwihambiraho bazasenyukana nabyo. Reka rero Paulo hano ari kuvuga ngo abo dukirana nabo, ibyo dukirana nabyo ntago ari iby'ahantu ngo munsi kuzimu hasi iyo ngiyo, ahubwo ni ingabo z'ahantu ho mu ijuru. Iri juru turi kuvugwa ni ijuru ririmo ikintu cy'isi Imana Data, harimo ikiyise Yesu, ari we Yesu wundi twababwiye Abakorinto ba kabiri ibice 11 umurongo wa 3 n'uwa 4. Nanone twabibonye ko umurongo wa 14 n'uwa 15 yuko ari Satani wihindura nka marika w'umucyo. Ariko reka babwire, muri iriya juru turi kubabwira harimo Satani wigize nk'Imana Data, harimo uwigize Yesu, ari we Yesu wundi, hariho icyitwa umwuka wera, ariko Bibiliya ikamwita umwuka wundi. Hariyo rwose turabereka, hariyo n'umugabekazi, hariyo n'umugabekazi ukomeye cyane, hariyo rero n'ingabo nyinshi cyane. Kugira ngo tujye tufasha abantu kumva ibintu byinshi, wenda se Abakorinto ba kabiri ibice 11 umurongo wa 3 n'uwa 4 adusomere ubundi tubereke izo ngabo. Abakorinto ba kabiri 11 umurongo wa 3 n'uwa 4. Wa 3 ngo ariko ndatinya yuko nk'uko ya nzoka yoheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. 4 kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye, mumwihanganira mubikunze, ariko jye ko mutanyihanganira. 5 kandi nibwira yuko izo ntumwa zikomeye cyane zitandusha na hato. Umurongo wa 14 uratubwira ngo kandi ibyo si gitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Hanyuma 15 nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Ndashimana ko nyitangiye ibintu nibazaga Simana ibintu bizumvikana, ariko hari abakozi b'Imana bamwe bamaze kumbwira tukubwire umukozi w'Imana, mwana w'Imana rwose, dukurikiranye amasomo yawe, ni ukuri iri Imana asanze nanjye yampamagaye. Hari abantu batari indyage, erega urabona muri uru rugendo hari abantu bakunda ubugingo buhoraho, hari abantu bakunze ijuru, hari abantu imitima yabo ikunze Imana.
ariko hari n'abandi bantu badakunze Imana bashaka ibyubahiro, bashaka kugira ngo bakomere mu madini yabo, bashaka kugira ngo ibintu bubatse bidasenyuka. Ariko reka tubabwire rero, abo ngabo nibo barwanya ijambo ry'Imana, kandi reka tubabwire ababirwanya ibintu byabo ntibisenyuke mu minsi yashize cyari igihe cyabyo. Ubu ngubu nushaka kubibundiraho gute bizasenyuka, kuko twumvise yuko n'Imana iri guteza iki igishyitsi kugira ngo isenye byaba byo mu isi ibinyeganyega n'ibyo mu ijuru. Yes. Sasa rero icyo turi kuvuga aha ngaha muvandimwe, umvise ko izi ngabo ni izo mu ijuru. Reka nkwereke, nsomera irindi jambo ryo muri Yeremiya 8:2. Yeremiya 8:2 haratubwira ngo kandi bazanyanyagiza imbere y'izuba n'imbere y'ukwezi n'imbere y'ingabo zose zo mu ijuru ibyo bakundaga bakabikorera, bakabikurikira, bakabishaka ngo babisenge. Ntazarundarundwa cyangwa ngo ahambwe, azaguma ku isi nk'amasi. 2:3 19:13. 19:13 uravuga ngo kandi amazu y'i Yerusalemu n'amazu y'abami b'Ubuyuda yandujwe azamera nk'ahantu h'Itofeti, ya mazu yose boserezagaho imibavu, bayosereza ingabo zo mu ijuru zose. Rero nk'iryo jambo usomye n'andi menshi cyane tuzakomeza gusomera abantu, kuko twifuza yuko ibiganiro tuzajya tubishyira mu episode atandukanye, kuko ni birebire cyane. Hamwe n'ibindi byanditswe tugomeza kubasomera, turi kubabwira iby'iri juru rya kabiri. Buri butaha tuzabasobanurira ijuru rya mbere riva hehe rikagira hehe, riva hehe rikagira hehe, tubereke iryo juru rya gatatu, tubereke gutyo n'ibiranga, sibyo, n'ibiranga ayo majuru uko biri. So rero bavandimwe, naje gutangara, reka tubwire abantu nse nkubaha urugero rutoya. François hari umuntu umwe nawe tuzamuvugaho byinshi, kuko twagiye dutanga ingero nyinshi cyane. N'umwe uhagarariye byinshi cyane, yavuze uburyo yagiye mu ijuru, ugiye mutega amatwi, aravuga ati yagiye mu ijuru ngo Imana yamufashe, yamufate mujyana mu ijuru. Ngo ageze mu ijuru asangayo ngo amazu atandukanye, ngo asanga ngo hari amazu meza rwose ya ruriba y'amatafari ahiye, asanga ayandi y'ibirahure meza rwose, ngo harimo amakaro cyangwa se nk'amazahabu. Ngo ugiye kurangabona ngo andi mazu ngo yamezemo ibihuru ibyatsi, ngo abona ngo andi mazu ngo ataruzura, ngo yamezemo ibyatsi ngo byaboze, handi ngo yageze ngo kuri rento. Uri kumva ngo Imana itangiye kumusobanurira rero, inzangabo zo mu ijuru ngo itangiye kumusobanurira ngo hano ngo nziza cyane, ngo niza abantu ngo bakoze, ngo bagatanga ngo amaturo n'ibyacumi ngo byuzuye, ngo ntibakererwe muri korari, ngo bakindi cyane gisa nabo, ngo dramaze ngo aruzuye. Ati nabonye andi mazi nayo ngo yamezemo ibyatsi anuka, harimo imyanda, harimo amase n'indi myanda yose. Nuko ngo ayo mazu ngo n'abantu ngo bari barakiraga kiza, ngo nuko ngo bageze hagati ngo baragwa, ngo bisura mu byaha, ngo mpamvu ngo hamezemo imyanda, ngo n'ibyatsi n'ibiki byose biboze. Noneho ngo abona ngo n'ayandi ngo yageze gutya, ngo yageze kuri rento, ngo nabaparitse kandi ngo bazamutereza mu by'ukuri. François, iryo juru ngira ngo abantu bazanye ubutumwa nk'ubwo ngubwo isi irabemera cyane, baba bumva ko bagiye mu ijuru nyine, koko ko nibyo bavuze ari ukuri. Ariko bavandimwe, ibyo biteye agahinda, ni ukuri. Imana iduhaye amasomo, yavuze ko abantu bagomba kwiga bakigishwa, kuko ibi bintu byose ni ibintu Imana y'iki gihe yubatse, kandi urabizi ko ibi bintu amadini abyemera ni menshi. Se ntabyemera, amadini ariho yose arabyemera. Biteye ubwoba kuba abantu bari gupfa, wapfa ukabeshya ngo ugiye mu ijuru,
ugiye muri iri juru genza abantu benshi cyane bajya ngo baratashye bageze bate ari iki kibazo. Reka tubwire no François rero, reka dusomere abantu ubutumwa bwiza bwa Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 14 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Uratubwira ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Kabiri, mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyo aba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Yes, bavandimwe reka mbabwire tuzerekana ibintu byinshi cyane abiri by'ubuyobe by'Imana y'iki gihe yubatse mu mitima y'abantu. Tuzababwira ibintu bikomeye by'uburyo Satani ajya afata abantu akabavana ngo muri iryo juru akabajyana hara ikuzimu, akavuga ibintu ngo by'ibikoko biteye ubwoba biriyo, ngo n'abantu ngo bajye ikuzimu ngo gushaka ubutunzi, yarangiza akabafata akabajyana muri iryo juru rindi, abereka aya mazu. Twakoze ubushakashatsi twagana abantu benshi cyane dusanga abantu bafite ibibazo bikomeye, ariko byose bavandimwe tuzabisenyesha ijambo ry'Imana, kuko nka Yesu ubwe yarivugiye ngo mujye gute mu rugo kwa data harimo amazu menshi, hari amazu asukuye. Hari umuririmbyi yavuze ngo ku mana yacu hari amazu meza yubakanywe isuku tuzayabona. Hari amazu Imana yiyubakiye, Yesu ayivuge ngo ni njye ugiye kuyitegurira. Ahubwo hari umurongo wa 3 nawe ukomeye uravuga ngo kandi ngubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Bavandimwe Imana y'ukuri tuvuga n'ubuturo bwayo n'ahabera bazatura, n'Imana y'iki gihe n'ijuru ryayo, naho yereka abantu, naho imarira abantu, ryitwa ijuru mu rurimi rumwe ariko ni ikuzimu. Bavandimwe Yesu niwe ugiye kuyitegurira. Mu ijuru rya Yesu katubwirira abantu tubakura inzira ku murimo, nta mazu y'ibicahaba, nta mazu y'ibyatsi abamo, nta mazu y'imibura abamo. Ayo sibyo, ayo ni amazu y'Imana y'iki gihe. François rero reka tube dusoreje iki kiganiro, sibyo, tuzakomeza duha abantu ijambo ry'Imana n'ingero zikomeye cyane, kuko icyo tugambiriye ni kugira ngo dufashe abantu François babashe kuva mu mwijima baze mu mucyo, kuko icyo Imana igambiriye ni uko abantu bamenya ukuri, kandi Imana bigambiriye n'ibiri gusohoza. Ngira ngo twasoza aha ngaha, tuzakomeza ubutaha. Urakoze cyane.